Yesu ashimwe cyane bene data, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV, aho dusanzwe dukurikirana ijambo ry'Imana. Uyu munsi mwene data nkugirireho umugisha, nawe ungirireho umugisha. Izina ry'Imana rishimye kandi izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndagarutse kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, ndagarutse kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe inyuze mu ijambo ryayo. Izina ry'Imana rishimwe kandi izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Uyu munsi wa none mwene data ugirira umugisha kuri YouTube channel, umugisha w'Imana ubonekane kuri wowe n'umuryango wawe, n'ibyo ukora byose n'ibyo ugambirira. Ndibutse abantu batarakora subscribe kugira ngo ukande muri iryo jambo byanditsemo rikoresheje ibara ry'umutuku, aho hakande ukande no kuri iriya nzogera. Uzaba uduhaye inkunga ikomeye cyane mwene data yo kwiyandikisha, kandi ibiganiro byose tunyujije hano kuri Denise Bihiga TV uzajya uba mu bambere babibona. Dukomeze dutange inkunga cyangwa se mudutera inkunga yo gukomeza gusharinga ibi biganiro bibera kuri Denise Bihiga TV, mu bisharinga hiryo no hino hatandukanye. Uzaba udufashije gukora ivuga butumwa. Imana ishimwe. Uyu munsi rero mbazana ijambo ry'Imana kugira ngo rigiraho rigukura mwene data naho rinkura, twese tugabana umugisha w'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana ishyirwe hejuru cyane, kandi tuzi yuko ibi ngibi tubiba tuzasarura. Imana ishimwe. Reka dusenge kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe inyuze mu ijambo. Mana data wa twese, Mana mutanga bugingo, Mana yo kwizerwa, Mana gupfukamirwa, turagushimiye, tugushimiye ko ubuntu bwawe buturinze kandi butunyuze, buraduhagije wa icyubahiro. Kristo hagiye gutambuka ijambo ryawe, reka ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishimwe. Iri jambo ribi ry'imbaraga mu mitima ya buri muntu wese uraza kuryumva, imbaraga zawe ziboneke kandi ziganze, utugirire neza kandi tubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Urakoze kuri kumwe natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen amen. Bene data, izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Uyu munsi wa none nkugirireho umugisha, nawe ugira umugisha cyane muri uko kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe. Abo tutamenyeranye cyangwa se baje kuri Denise Bihiga TV bwa mbere, tugenda tugira aba subscribers. Imana ibahe umugisha bamaze gukora subscribe. Amazina yanjye nitwa Denise Iradukunda Bihiga, ndi umubwiriza butumwa bwiza, ndi umudamu, ndubatse, ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Texas. Mwene data, uyu munsi umenye tugiye gufatanya urugendo twumva ijambo ry'Imana. Tugiye kumva uburyo muri iyi minsi hari abantu turi kugenda dupfukamira ibigirwamana ariko tutabizi. Ushobora kuvuga uti ngenda bizi ko nsenga Imana yanjye yo mu ijuru, ngenda bizi ko nta yindi Imana nsenga usibye Imana yo mu ijuru, ariko ugasanga mu mirimo yawe, mu mikorere yawe ya buri munsi hari ahantu wagiye upfukamira ibigirwamana, kandi ibyo ngibyo ngo Imana irabyanga, ngo ibyanga urunuka. Ijambo ravanga icyubahiro cyayo ntago izagihonda, icyo ngicyo kirakisangije. Imana kuko idukunda igenda iduha ibyubahiro byo mu isi, ariko hari icyubahiro cyayo ntavogerwa. Birashoboka yuko rero mu buzima bwawe bwa buri munsi waba warapfukamiye ibigirwamana utabizi, ariko iri jambo tugiye kumva riragiraho ridukura naho ridushyira, kandi ndakwifuriza kugira ngo uryumve uhinduke, ugira aho uva naho ugera. Imana ihabwe icyubahiro. Dusome mu izina ry'Yesu. Tugiye gusoma inkuru z'abagabo. Birashobora kuzumva, birashobora kuzizi, birashobora kumaze igihe kinini uzumva, ariko uyu munsi iri jambo nturitwerere kanaka, ntuvuge ngo ni kanaka rira jambo ryabwiye. Iri jambo ni iryawe, uraryumva, wowe uraza gukanda kuri iki kiganiro, iri jwi rikakunyura mu gutwi. Iri jambo ni iryawe nanjye, nta wundi muntu nyiri iri jambo, ni wowe nanjye. Ahubwo wibaza uti mbese iri jambo rinsanze nkiranuka, ese umutima wanjye unejereje Imana? Wibaze nanjye nibaze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma muri Daniel ibice byaho ni 3. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 17. Imana ishimwe. Ni inkuru ndende, ni inkuru z'abagabo Meshake na Saduraka na Abedenego. Cyari igihe bigerege bagirirwa ishyari, barabarwanya ko bari bazi yuko bakunda Imana yabo cyane kandi ko badakunda kwibangikanya. Abanyamashyari cyangwa se abanyamatiku tugera tubagera no mu buzima bwacu bwa buri munsi, babereho kumva ko bashyirisha abandi, kubashyira mu bibazo no nko kubagambanira se kugira ngo bajye muri trouble kubera bo. Ibyo ngibyo birasanzwe, ariko uyu munsi wa none umwanzi dufite mukuru ninde? Ni Satani. Imana ishimwe. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, aho ushobora kuba waratezwe umutego na Satani, bigatuma upfukamira ibigirwamana, cyangwa se bigatuma wihakana Imana yawe, cyangwa se bigatuma wihakana Imana wamenye kandi uyizi mu by'ukuri. Mwene data, Imana wagendanye nawe mu bihe bitambutse, Imana warayibonye no mu buzima tubamo bwa buri munsi, bwerekana imikorere y'Imana no gukora kw'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi tugarutse kugira ngo twumve gukora kw'Imana, kandi aho watambikiriye ugapfukamira ibindi bigirwamana, ubwira Imana uti mbabarira kuko nari mu buyobe, ntago narinzi ibyo ndimo, ariko mbabarira. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Aba basore 3
gatatu umuriro wari ubacaniwe witanura. Ni abantu nk'abantu batuye mu cyaro cyangwa se bakuriye mu cyaro bazi ukuntu bacana nk'amatafari cyangwa se batwika amategura, abarumuriro ukomeye cyane, umuriro mwinshi cyane ku buryo no kuwegera ushobora kugutwika utanawegere ngo ukoreho. Abarumuriro ukomeye cyane cyane. Rero uyu munsi wa none aba bagabo bari bacaniwe amatanura ngo 7 gakubye 7. Imana ituganze tujye kumva ijambo ry'Imana, izina ry'Imana rishimwe. Bari bayacaniwe kubera yuko bari banze kwihakana Imana, bari bacaniwe uwo muriro kubera ko bari banze gukora iby'Imana idashaka, bari banze kuvuga ngo dupfukamiye umuntu kandi twaramaze kumenya ko dufite umwami. Baravuga ngo oya, ntidushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Imana ishimwe. Tujye kumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Daniel ibice byaho 3 turasoma duhere ku murongo waho wa 17. Ijambo riravuga ngo niba ari ibyo, niba ari uko bimeze akaba hari biri kukubwira ngo mwene data akora icyaha, niba hari biri kukubwira ngo ramya bene wanyu kuko bagufashe ngo bapfukamire hasi bumve ko wabaye ibigirwamana, nimba hari biri kukubwira ngo sambana nibwo urabona akazi, niba hari biri kukubwira ngo icakanaka nibwo uzajya mu mwanya we, nimba hari biri kukubwira ngo roga umugabo nibwo muzumvikana, nimba ari ibyo niko ijambo ry'Imana rivuze. Imana yacu dukorera ubyumve neza. Niba ukorera Imana by'ukuri, niba ukorera Imana utayiryarya, niba ukorera Imana utayibeshya, nimba uzi ko iyo mwijuru ikuzi, niba uzi yuko imirimo yawe inezereza Imana, nimba uzi kuri kurwanirisha kima, nimba ari ibyo Imana ituganza. Haleluya. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mwitanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Imana ishimwe. Nimba ari Imana ukorera ibasha kugukiza imigambi y'abarozi baguhagurukiye kuko wanze gufatanya nabo. Niba ari Imana ukorera ibasha kugukiza imigambi ya kiriya kigare cyakubwiye ngo bajoininga cyangwa se ubafashe ukanga batika twumviye ubusa, reka tumuhagurukiraho kutumenera amabanga. Nimba ari ibyo Imana yawe ukorera ibasha kugukiza imigambi yose iguhagurukiye. Nimba ari Imana ukorera, Imana ihabwe icyubahiro. Nimba ari Imana ukorera ibasha kuguhindurira umugabo utarajya mu bapfumu. Nimba ari Imana ukorera, haleluya. Nimba ari Imana ukorera ibasha kuguha amanota utaryamanye na mwarimu. Nimba ari Imana yo mwijuru uri gukorera, wipfukamira icyo cyaha, wipfukamira nyabindi, wijya mu barozi, wikora ibitagira umumaro ngo nukugira ibintu byawe bikunde. Niba ari Imana ukorera ibasha kugukiza utararamye iki ibigirwamana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ijambo rirakomeza riravuga ngo ariko nahitadukiza. Babedenego bari bizeye, baravuga ngo Imana yacu nahitadukiza. Oya wipfukama hasi ngo nuko yakubwiye ngo nimudasambana arakwica. Oya wibikora kubera ko yakubwiye yuko nutabikora arakubuza akazi. Oya wibikora kubera ko yavuze yuko nutabyumva azakubuza amahoro. Oya wikora icyaha, wikora ibibabaza Imana, witukisha Imana kubera yuko bakubwiye ko nutabikora hari birahinduka ku buzima bwawe. Niba ari Imana ya Isirayeli ukorera ibasha kugukiza muri iryo tanura, izina ry'Imana rihimbazwa. Haleluya. Ijambo riravuga ngo ibasha kudukiza. Nimba ari Imana dukorera, Imana ihimbazwe. Ijambo rirongera riravuga ngo ariko nahitadukiza Nyagasani, ariko nahitagukiza, ariko icyo akora twizeye ko igukiza kuko ifite imbaraga, kuko ifite gukomera. Mwene data turi kumvira ijambo, birashoboka yuko Imana yemera kugeragezwa, yemera kunyura mu burwayi kugira ngo irebe urukundo yikunda, kutarajya kuramya abarozi ngo ugiye gushaka imiti. Birashoboka yuko umugabo ashobora kuguteza ibibazo kugira ngo Imana irebe kwihangana kwawe, kutarahagurukira kujya kuramya Satani. Birashoboka. Urugero naguha, Imana yemere Satani kujya kugerageza Yobu kuko yari imwizeye nk'umukiranutsi. Imana irabyemera ko babazwa kugira ngo yiheshe icyubahiro kandi ubukristo bwa Yobu bugira ireme. Birashoboka ko Imana yakwemera ko umugabo akugerageza kugira ngo irebe yuko uzajya mu barozi gushaka imiti. Ese nujyayo uzabugiza gukiranuka? Oya, uzaburamije Satani, uzaburamije bya bigirwamana cyangwa se uzaburamije wa muntu Bibiliya twumvishe yavugagaho Saduraka na Meshake na Abedenego bashaka ko bakiramya, ariko aravuga ngo hoya. Baravuga ngo hoya, ntidushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Ijambo rirongera riravuga ngo ariko umenye ko
tutari bukorera imana zawe izo z'ibigirwamana, ntago ari imana yo mu ijuru, ngo habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana ituganze. Abasore bari buzuye umwuka wera baravuga ngo naho imana yacu itadukiza, nubwo tuzi ko ibishoboye, ngo ariko naho itadukiza ntidushobora kubarara ngo tujye hasi tubwire ubusambanyi ngo ganza, tubwire abarozi ngo nimuganze. Ntidushobora. Naho bakubwiriza ntiwumve, ariko menya ko atari byiza. Naho umutima wawe wakwinangira, menya yuko nta mana ibigushyigikiyemo. Naho wabona nta bihano, menya yuko nta mugisha birimo. Aravuga ngo naho yadukiza cyangwa se ntidukize, ngo ntidushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data uri kumvira ijambo, birashoboka yuko waba wararamije ubusambanyi kugira ngo ugire prof ubone akazi. Birashoboka yuko waba waragiye mu barozi kugira ngo ubone ko mu rugo bikunda. Birashoboka yuko waba warakoze byinshi bibi kugira ngo mu mashuri bikunde. Birashoboka yuko hari ibindi wakoze ubizi neza ko atari byiza kugira ngo ugire profit ubona mu bintu runaka. Ariko ijambo riravuga ngo naho yadukiza cyangwa se ntidukize, ntidushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Yewe Nebukadinezari yari umwami ukomeye muri icyo gihe. Birashoboka ko nawe ufite ibiri kugutinyisha bikomeye. Birashoboka ko hari abantu bari kugushyiraho igitutu ngo ukora icyaha. Birashoboka ko hari abari kukoshya gukora ibibi kandi bakomeye. Ariko niba uzi kuri mu nzira y'Imana, babwire ngo sinshobora kubikora kubw'Imana yanjye. Ibi ngibi Uwiteka ntabikunda. Imana ntikunda uburozi, Imana ntikunda kwicana. Uriya mwanya nzawugeramo Imana yashatse cyangwa se itanabishatse, mu bushake bwayo izakora icyo ishaka. Ariko wibikora ngo wice umuntu ngo nibwo uzahagera, nta mahoro uzahagirira. Nawe uzagira abaguhagurukira mu gihe wahicaye. Ariko ijambo rabango naho yadukiza, ngo cyangwa se ntidukize, ngo twamaze kumenya yuko Imana yacu, haleluya, ikunda icyubahiro, ngo kandi mu bibaho byose nta kizayisimbura. Mwene data uri kumvira ijambo, birashoboka yuko hari utuntu twinshi wakoze twibibi, twamadega, ubizi neza ko atari twiza, ariko uravuga uti nta wamenya ma Imana yaravuze ngo tugire ubwenge, nta bwenge bwo gukora ibyaha, ngo n'ubucakura bwa Satani. Nta wamenya ma reka njye kwifatira turaduta umugabo wanjye yankunda. Imana yaravuze ngo nimubura ubwenge nzabata. Ubwo ntago ari ubwenge bw'Imana, n'ubwenge bw'abadayimoni, ahubwo bugushyigikira gukora ibyaha, ugahita wikurura amagambo yo muri Bibiliya ukayisobanura bitewe n'amarari yawe cyangwa se n'icyo ushaka, ugahita usa nk'uyorosoyeho urubanza, ariko uri mu cyaha. Ijambo riravuga ngo naho yadukiza cyangwa se ntidukize, ngo ntidushobora kwihakana Imana yacu. Ariko wowe wihakanye Imana kubera 5,000 by'amanyarwanda se wenda pana n'amadolari. Ariko wowe wihakanye Imana kubera iki? Kubera akazi ejo bashobora kukwirukanamo. Ariko wowe wihakanye Imana kugira ngo ujye gusebya abandi bakwishyure amafaranga ejo urarya mu kanya bikaba bihindutse umwanda. Ariko wowe wihakanye Imana ugiye mu kwica umuntu utahaye umwuka. Ariko wowe wihakanye Imana upfukamira Satani, ugiye mu manyanguzi yuko atari ushinja abantu ibinyoma. Ariko ijambo rabango naho yadukiza cyangwa se ntidukize, ngo twe ntabwo dushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Yewe Nebukadinezari, birashoboka kuriho n'amabaka akomeye yo kukubwira ngo kora ibyaha, yo kugira ngo uyaramye. Ariko bwire Satani ngo nubwo ufite amabaka akomeye, ndi kumwe n'Uwiteka Imana, haleluya, ngo nubwo itanura ryari ricanye, ariko abasore buzura umwuka wera, buzura gukomera, barabango naho Imana yacu itadukiza, ngo ntidushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Wehe ugeze muri iri hurizo uhamya gute? Ese ntushobora kubuhakanya Imana kubera ko ugeze mu bantu bari bakuze kera uri umunyabyaha, ariko ukananirwa kuvuga ko wakijijwe? Imana igutabare. Weho ntiwihakanye Imana, ntushobora kuba wihakanye Imana kubera yuko umuntu ari kukubwira ati ejo nzagusapotinga nkugeza. Ibyo ngibyo byose nta mugisha birimo bikuye mu byaha. Ijambo riravuga ngo naho yadukiza cyangwa se ntidukize. Ese bitwaye icyo uramutse uguye no mu gukorera Imana no mu kuyizera? Hari ingororano z'abantu bahowe Imana. Bitwaye iki? Bitwaye icyo kugira ngo umuntu abe yaza kubuza amahoro n'ubundi akwica uhagaze kubera ko ari kukoshya gukora ibyaha kandi mu nyungu z'uko ari umukozi wa Satani? Bitwaye iki? Ijambo riravuga ngo naho Imana yacu yadukiza, ngo cyangwa se ntidukize. Aba basore bari bamaramaje kuvuga ngo naho twapfa ariko twizeye Imana. Wowe Kristo bwawe buhagaze he?
guhamya kwawe guhagaze he? Aho nturi umukristo wo mu rusengero gusa, wamara gusohoka ugeze mu gasantere k'iwanyu ugahinduka. Aho nturi umukristo mu rusengero gusa, ufashe mikrofone uri kuririmba, tari kura mukobwa araririmba we, ariko wagera hanze ukaba warabiciye. Aho nturi umukristo uri guhanura gusa, ariko wagera hanze ukaba urisega iryana. Aho nturi umukristo uri pasiteri gusa, ariko wagera hanze imico yawe ikabura n'imyifatire. Mwene data, wifata gute ugeze imbere y'ikigeragezo gituma wareka Imana cyangwa ubukristo? Ese urahamya? Imana ituganze. Aravuga ngo nawe yadukiza cyangwa se ntidukize, ngo ntidushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Birashoboka yuko we batafashe ikigirwamana ngo bakibaze bagihagarike batya ati dore ngiki kigirwamana gipfukamira imbere, ariko birashoboka kuba yakubwiye ati sambana, ukabikora bitewe n'icyo ugamije. Birashoboka kuba yakubwiye ngo kuramo inda, icyo gihe waramije ikigirwamana aricyo Satani. Ni ikigirwamana kigira Imana ariko atariyo. Dufite Imana imwe rukumbi, yaramye ijuru n'isi ikadendeza inyanja. Iyo niyo Mana ikomeye. Birashoboka yuko waba wararamije ubutunzi ukaburutisha Imana, bukaba buguteye ubwibone, ukaba waravuye mu nzira yo kwizera. Birashoboka yuko amashuri yawe waba waragize ikigirwamana, ukabumva yuko ibyo gusenga bikwiriye nk'abantu binjije cyangwa se batari mu rwego rwawe, ukumva yuko wowe waba wipobeje. Oya, ntago ariko bimeze. Icyo gihe hari ibyo waba waragize ute wararamije. Birashoboka yuko we kumva yuko umugabo afite urwego arimo, we hahari wumva yuko yarakubere nk'ikigirwamana. Ni byiza kubaho uwo mwashakanye, ni byiza kubaho umugore wawe, ni byiza kubaho umugabo wawe, ariko se kumurutisha Imana egari ikibazo. Imana ituganze. Aravuga ngo naho yadukiza cyangwa se ntidukize, ntabwo dushobora kubarara hasi imbere y'ikigirwamana cyawe. Birashoboka ko ngewe nawe twubara imbere y'ibigirwamana byinshi bo byari na kimwe, ariko urebye mu buzima bw'uyu munsi wa none turimo abakristo cyangwa se bitwa ko dusenga, ibigirwamana turi kuramya ni byinshi. Ibigirwamana by'amagambo, ibigirwamana byo gusebanya, ibigirwamana by'inzangano, ibigirwamana by'uburozi, ibigirwamana byo gusenyana, ibigirwamana byo guca inzaratsi. Abantu benshi b'iki gihe kandi bitwa ko basenga, ugasanga ari kwikururija ngo Imana yaravuze ngo ni mu buru bwenge zabata. Ibyo bintu wabikuye he byo kujya wifata ukiyorosa uri mu byaha, ukumva yuko wamaze kwikuraho urubanza ufite ingingo kurengera muri Bibiliya? Ibyo bintu niba ubitekereza, wowe uri kureba Denise Bihiga TV uyu munsi wa none, ukumva yuko Imana ikubwira ngo gira ubwenge bwo gushaka inzaratsi, ibyo bintu witekerereza ni ibinyoma bya Satani. Ijambo riravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Wagakwiye gukomezwa nuko Imana izagutabara, wagakwiye gukomezwa nuko Imana iri mu ruhande rwawe, wagakwiye gukomezwa no gushishikariza gushaka Imana, wagakwiye gushishikarizwa no gushaka gukiranukira Imana, wagakwiye kuramya Imana by'ukuri, ukareka kuramya abantu n'ibyaha kuko ibyo bizarangira. Ariko Imana azatugirira neza. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Itekerezo wowe urumvira ijambo, wowe uraza kugira amahirwe kumvira ijambo. Ibigirwamana waramije nibingahe? Birashobora kuri umuhehesi, birashobora ko wikinisha, birashobora kuri umusambanyi. Ibyo byose ni ibigirwamana, biri mu ishusho y'ibigirwamana wapfukamiye utakwera kw'Imana, maze urayihakana imbere y'ibigirwamana. Ndagushishikariza mwene data, nanjye nishishikariza kugira ngo tugaruke kuri Kristo ateze amaboko. Ibyo urimo byose, ibyo uri kwibwira byose, uri kuramya ibigirwamana, ntago Imana iri kumwe nawe, ariko iracyategereje, iracyarambuye ibiganza kugira ngo uze maze kugirire neza. Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga. Haleluya. Hari umuririmbyi ukunda kuvuga ngo naho yadukiza, Nikolasi igendanye n'iri jambo twumvishe, ngo naho itadukiza, ngo ntidushobora kubarara hasi imbere y'ibigirwamana byawe. Uyu munsi wa none wapfukamiye ibigirwamana bingana iki? Ni wowe ubizi n'umutima wawe. Ngwino kuri Kristo, ngwino kuri Yesu kugira ngo akugirire neza. Imbabazi ziracyariho. Mwene data, birashoboka ko icyatumye udapfejo bundi nejo hashize kwari kugira ngo wumvire ijambo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyatumye mbasiga, ngo kwari kugira ngo mutunganye ibyasigaye bidatunganye. Birashoboka ko icyatumye Imana igitumye ugeze mu myaka 30, aba mwakuranye barapfuye, abandi barapfuye ari impinja, ari ukugira ngo wiyeze, ari ukugira ngo wiyarure, ari ukugira ngo mpinduke ingeso zanjye, ari kugira ngo uhinduke kuramya ibigirwamana. Mwene data, haracyariho imbabazi, haracyariho imbabazi z'Imana, haracyariho gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Haleluya. Data wa twese mwiza, Imana yacu, ubereye byose abagutegereza kandi ubereye amashimwe. Haleluya. Imbabazi zawe ni nyinshi kandi kugira neza kwawe kurakomeye. Turagushimiye kubwira ijambo. Abasore buzuye umwuka baravuga ngo naho Imana yadukiza, turabizi ko bishoboye kudukiza, ngo ariko naho itadukiza, kubera ko tuzi ko byose biberaho kugira ngo bidushimishe kandi nawe biguheshe icyubahiro, ngo ntidushobora kubarara hasi.
uduha umutima nk'uwasadurake na Bedenego na Meshake kugira ngo tube bakwifuza kandi tube barokore bo gukiranuka by'ukuri. Umugisha buri wese urumvira ijambo, ugira aho udukura naho udushyira, imbaraga zawe zikomere muri twe, kandi iri jambo rishora imizi mu mitima ya buri wese uraryumva. Urakoze Kristo, turagushyize hejuru, tusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Bene data, Imana iduhana umugisha cyane, umugisha w'Imana tubonekaneho kandi imbaraga z'Imana ziganze muri twe. Ndakwifuriza umugisha w'Imana kandi nongera kugushishikariza gukora subscribe kuri iryo jambo ririho amabara y'umutuku cyangwa se sabone, nuhakanda ugakana no kuri karakazogera, uzaba uduhaye inkunga ikomeye cyane. Dukomeze dukore share, dusharinge hirya no hino hatandukanye kugira ngo dufatanye kuvuga ubutumwa. Birashoboka ko wowe utari umuvuga butumwa ariko ukabasha kubona amabandos. Rero icyatumye Imana yaguha ntago ari ukureba ibintu ngo wishimishe gusa cyangwa se urebe wenyine, ahubwo no kugira ngo niba wabonye ubutumwa nk'ubu ubohora ubugingo ubwohereze hirya no hino hatandukanye. Uzaba udufashije ivuga butumwa kandi nawe uzagabana ku mugisha w'Imana. Bene data, Imana iduhana umugisha cyane kandi ureke kuramya ibigirwamana, nanjye ndeke kuramya ibigirwamana kugira ngo tugabane umugisha w'Imana kandi tuba Kristo beza Imana yishimira. Yesu aduhana umugisha bene data, utsinde ibigirwamana byari bimaze iminsi muri wowe. Shalom shalom. Amen. Amen.